eshatu zizazi mu Buruseli etaje eshatu tonde umugende mugenzi wa makuza barabitahiye ntabwo nse bisanzwe mu gihugu cy'u Rwanda ngo nzamfite etaje eshatu ebyiri ziziba eshanu eshatu tonde umugende mugenzi wa makuza barabitahiye ndi mugenzi wabo nabarubangura iyo umuntu avuganye n'Imana iyo umuntu asenga Imana nukuri abari mu rwego rw'umwana wa minisitiri uyu muntu wasenze Imana ikamuvugana nawe ntuzamukinisha umuntu yigeze avuga abantu batatu watinya uzatinya umwana muto cya kabiri utinya umuntu wize cya gatatu uzatinya umuntu wasenze avuganya nayo uyu muntu abakomeye uzwo yagutungura nashaka bakora mu rugo kwaje gusenga ku mazi turabyina muri kwa kubyina Imana ica mu muhanuzi arambwira ngo mwana wanjye ndo witeka umva uko mvugana nawe mu bukwe bwawe nzabubyinamo ndi mu bantu mu Rwanda Imana yabyine mu nawe ndi muntu ndigera mva bivuze ninjye ubu nge nzagira amakampani menshi mu Rwanda no hanze y'u Rwanda nzahagira amakampani kandi rwose nzagira amaparitoma nzagira amakampani y'imodoka kuko nge mbitwaye mu ijambo bibitse mu ijambo ndumukire mbeshejwe ndumukire icya kabiri ndi nyiri byondukaze oya ubwo naba nisozuguje njewe ndi nyiri inzu ubwo ndi nyiri bipango ndi nyiramakaro kuko ngiye mfite etaje eshanu twarangiza harya nabaga naturaguye utwuma cyangwa se ibiparastike birabajugunya by'ibijerekani nkabyikorera nkagenda kubigurisha namara kubigurisha ngatajya gusenga Imana ikavugana nanjye haleluya yamara kuvugana nanjye rero ikajya insezeranya ubukwe napanze umushinga w'ubukwe mfite 2750 rero ubukwe bwanjye munyamakuru najya ngo usubiza ngo wenda uraza kumbaza neza ku bukwe najya ngo usubize ko ubukwe bwanjye ntago buri ku Iramiro TV ubukwe bwanjye bakuriza buri nshya umaze kurebwa n'abantu benshi bagera mu 400 birenga gutyo namanga no kumyanya nabingahe ubukwe bwanjye mu gihugu cy'u Rwanda ndi mu bantu baza ku mwanya wa mbere bagize ubukwe bwiza ariko wongere wumve ngo bwiza gusa ntabwo Imana iratwikurura uwo ndiwe w'igihe kigiye kuza ariko ndacyatwikiriwe muri iki gihe cyakoze nundeba ntunsuzugure kuko muri minsi igiye kuza y'imbere Imana igiye kuntwekurura ubone uwo nariwe mpishe muri ngewe imbere muri nge ntuze kunsuzugura rero kuko ntuze kunsuzuganya ndi nyiri note ndi nyiri mari ndi nyiri company ndi nyiri mataje ubwo ntuza kunsuzugura urabusuzuguye umukire urabusuzuguye boss ko minsi imbere wabona ngukoresheje sawa hanyuma rero muri Imana irakora abarakora tugira ikintu bita icyizere rimwe abantu bavuga ko ari ibisazi ariko umwanditsi umwe yaranditse rubanga Imana idukirisha ibipfu by'ibibwiriza hanyuma unarandika rabango icyo abaydarusha abandi nuko bagendana ibyasezeranye babitse ibyasezeranyijwe n'umwami Imana hanyuma none bakuma ngo Imana iraza gukora nta fanta ukumva ibintu bigoye ati gatire ati muhumura Imana iraza gukora kuba nizeye ko iza kuza kubyina mu bukwe karibu ko reka wenda ngurugero ubu urugero uziranye n'umuntu ukomeye ntabwo ngiye gutanga urugero ku bantu ndivugira gutyo uziranye n'umuntu ukomeye akakubwira kaza mu kirori cyawe kubyinamo yabyinira ku busa n'umusinzi mu kabari abyina afite icupa nawe yaba atarifite mu ntoki aritereka ku meza akabyina adandabe na rya cupa none Imana iyi Mana n'imisi n'ijuru nta muyede nta mufundi ishyizeho yaba arinjirwa kugeza ku buryo ibuze kubyina mu bukwe nta fantasy hari nta gatozi yaba umva reka nkubwiza ukuri nawe yaba atari Imana rwose yabihemu isonzo mutsizo kaye isonzo mutsizo shoboye isonzo mutsizo cyiza yasara ishoboye nongeye kubaha ikaze mwese abakurikiye Iramiro TV Imana ibaho umugisha cyane uyu munsi rero tugize amahirwe yo kwakira nyiri icano natinze reka mbanze mu akanya abanza basuhuze anabibwira ubundi dukomeze tuganira urakoze munyamakuru Imana iguha umugisha hanyuma mbere na mbere nshimiye abantu batugira inama batuganiriza bakunda kureba bihangano byacu ijambo ry'Imana ubutumwa bwiza Imana baducishijemo nakwereka ko turi ku 5 Imana yabaduhera umugisha rero ntago nakwibagirwa neza kuko ubundi mu ndetse simundebe
ntago nakireba, ntago byashoboka no gukora, nshobora kuba nabyora ko na bo ubwo nshyizeho ikiganiro mu minsi 2 cyangwa 3 nta muntu kireba, nayo kurangasanga ni 0. Bivuga ngo ntago byano gukora nabyiyorera kuko ntago nakomeza urumva nawe ndi gusanga ngo sorera mu rucaca cyangwa se ndi gucurangira abahetsi. Rero murakoze cyane. Amazina yanjye ku muntu mbonye ari ubwa mbere, amazina ni Imana Eliya. Ndi umugabo, mfite madamu n'abana 2. Murakoze cyane, ndi umwadeperi, nsengera mu mutima dini na deperi. Hanyuma Imana duhana umugisha mu izina rya Yesu. Murakoze cyane munyamakuru. None Imana Eliya usengera muri adeperi, birumvikana ko uri umukristo. Ese igitekerezo cyo gushinga yicano cyaje gute? Murakoze cyane munyamakuru kumbaza icyo kibazo cyiza cyane kandi gifite mbese nyine gifite intego. Bari nkambajije ikibazo gikomeye ariko kinoroshye. Hanyuma icano njya kwishinga ntabwo ari kugira ngo uze kwishimishirizaho, ntabwo ari kugira ngo izina ryanjye ryamamare cyangwa se rikomere nko kundi mbona abandi babikora bagashyiraho n'ibiganiro bipfuye amaso biterekanye kugira ngo bagire kure cyangwa se icano zabo zimenyekane. Hoya nanone simvuze ko ndashaka kumenyekana cyangwa se icano ndashaka igera kure, nabyo ndabishaka da noze mbyange, ntago nabyanga kuko mbonye nk'abantu nk'ibihumbi nka 500 binkurikirana, ubutumwa bwanjye bwaba bugeze kure burya. Ubwo nk'abantu nka 500 basangije abandi 500, urumva byo nawe mvuze byaba bigeze kure. Rero nahubwo nashinze umuyoboro witwa Iramiro TV kugira ngo izina ry'Imana ryamamare, abantu bakire kandi bakizwe, bareke ibyaha bave mu byaha. Nge niyo ntego mfite. Iramiro nyine, Iramiro urumva nayo icyo bisobanura, n'ahantu wakura ibyo byatumurama, uramira mu mwuka. Dushaka kugira ngo umuntu akwigishe ariko uze kujya n'akantu kuri mu kaba kamwe katumuramira mu mwuka cyangwa se uramira mu bumana. Hanyuma cyatumye shinga icano yari ko nabonaga abantu benshi barushye baremerewe. Hanyuma numva nanjye ari gihe nshobora kutaba ntagera muri Amerika vuba, ntahagera vuba, ariko ijambo nayashyiraho rikaba yagera muri Amerika ntarahagera, cyangwa se muri za Canada n'ahandi muri za Chicago n'ahandi Australia, aho hose. Rero ndavuga ati kugira ngo bibe byiza nanjye nashinga umuyoboro witwa Iramiro TV, ukagera nkajya nshisha ijambo rikagera rwota amasimbi ndetse n'abanyarwanda badasigaye. Hanyuma nkashyiraho ibiganiro ariko cyane cyane bivuga ku bintu by'ubutumwa bwiza bwo kwihanisha abantu. Cyatumye nshinga YouTube channel Iramiro yari kugira ngo mbwirize ubutumwa bwiza abantu bakizwe kandi bahindukire bizera Imana, babe bazima muri Kristo Yesu. Murakoze munyamakuru. None turebye muri isi turimo cyase muri iyi minsi tugezemo, uragenda ubona ko abantu bakunze kureba zino video za byacitse, ibi video by'urukozasoni, amakomedi cyangwa se n'ibiki, ariko ugasanga ibintu by'ijambo ry'Imana ntago bari mu kubikurikira cyane. Ese wowe ubona byaba biterwa n'iki? Nta kindi, kuriga umuntu atazi yajya kumuyobya biroroha. Impamvu ni iyi: tugeze mu gihe abantu basa nkaho barambiwe ibintu by'Imana, bamaze kubirambirwa babica amazi, bamaze kubica amazi barabimenyera. Iyo bamaze kumenyera ibintu by'Imana no bituma ukora ikikubaho ni ukukamuka, ubumana bukuvamo, ugatangira ugatinyuka, bwa bumana bwamara kugushiramo bigatuma n'ibyo uvuga ntago biba biturutse ku Mana. Burya niba uri umukozi w'Imana amaze gukamuka, amaze kuyimenyera, uzugara uvuga amarangamutima yawe. Impamvu rero turi kubona ibi bintu by'urukozasoni ku ma social media, tukabona ari ibintu biza, ukabona rwose nawe ukavuga ati ibintu rwose ntago byari bikwiye kuzaho, kuko iyi miyoboro yari yaje ari myiza. Tuzi ko abantu benshi bagiye gukira, niba ari gusabira abantu inkunga bakazibasabira, niba ari kubwiriza ubutumwa bwiza bakabwiriza, niba ari kuganira, ariko nyine byaje kwivanga bitewe nuko abenshi ntago bazi iyo bajya. Icya kabiri
Pawulo yarabivuze arabangoza bakunda impiya abantu bakabije gukunda impiya muri iyi mesi. Icya gatatu rero navuga kiri gutuma abantu bemera bakaza bakisebya, umwe akaza agasebya undi. Hari aho nigeze ndi mu minsi yashize, umwe akavuga ku wundi, undi nawe araho niba mututse akamutuka kuri kamera, undi nawe yicanga ari kumureba, nawe akavaho nakajya kunya akamutukira kuri kamera. Ubundi baje bagenda bagatukana atari ngo bafate kamera, hanyuma bakaza kutuzanira ibikenewe ko ibyo bidakenewe. Impamvu ni iyi, bashyize inda imbere. Nicyo kintu nakuramo, inda. Kuko ntago yaba atarinda. Ubone wenda n'urugero nitanzeho nta wundi ndetanzeho, nasambanye ndi umukozi w'Imana, urukundo rukiri kurimo ngo uhite ugenda bitangaze. Harimo icyo bita kugira inda nini. Kabiri, urukundo nta rukiri mu bantu. Icya gatatu, abantu bamaze kuba abanyamwigendaho, buri wese ari gushaka kwigendaho akimenyereze. Kandi burya iyo byagenze gutya abantu ntibashyire hamwe, burya no kubasenya biba byoroshye. Ikintu cya mbere kiri gutuma kiri kubitera, turi kubona ibintu by'urukozasoni, ibintu byo bidahwitse, ni inda nini, nuko nta rukundo rukiri mu bantu. Icya gatatu nuko abantu ari kuba abanyamwigendaho munyamakuru. Imana ishimwe cyane. Ngira ngo abwirwa benshi akumva bene yo, burya rero twakabaye turimo no gukosora ibyo bintu. None se mukozi w'Imana Eliya, abantu bashaka kukubona wenda twabonye wambaye impeta, ariko sinzi wenda nimba ari isezerano cyangwa se ariyo kuba warateye ivi. Ndagira ngo usobanurire abantu, ese Eliya ni umugabo, ni umusore, arasacinga, bimeze gute? Umunyamakuru ari kumbaza ibintu byiza cyane rwose. Nufite madamu n'abana babiri. Abantu benshi banze ukanuka banga Imana nyiciye umwako, abasimu baraburara. Rero ndi umugabo wakoze ubukwe, ariko bwari bugoranye cyane. Mfite 7,500. Nari mfite 7,500. Ndi umugabo rero umunyamakuru, yango mari impungenge ko ndi umugabo ntateye ivi. Ibyo byo gutera amavi bondize ibintu byo gutera amavi ntago mwisi y'umwuka bigezweho, cyangwa se mwisi yacu ntago bigezweho. Ibyo byabaye inkuru ishaje, gisi nigeze na televiziyo yimwambitse nyine gutyo. Rero ndi umugabo mari impungenge, ndi umugabo. Imana ishimwe cyane. None se mukora ubukwe, hari ukuntu tujya tubona abantu bafite nk'amavideo runaka, ariko gihe ndebye kuri icano yabafunguye ntago ndabona ubukwe bwa. Ese bwaba buriho wenda nkaba ntarabubonye, cyangwa hari nk'indi cano bwaba buriho? Ubukwe bwanjye nakoze ubukwe nyine bigoye. Ubukwe bwanjye bwari bugoye cyane. Nibuka ko icyo gihe natwaraga imyanda muri mujyi wa Kigali. Ntabwo ndibuze kuvuga kampani, gusa nakoreye amakampani arenga abiri. Rero muri icyo gihe sinzibagirwa kiriya gihe. Muri kiriya gihe hari n'ukuntu hari nakubitwaga nta kintu mfite, uko mu mafaranga baduhembaga ari makeya cyane. Ku kwezi twakuraga 18,000 ku kwezi, n'ikiro nzu ya 15. Mfite n'abashiki banjye tubana n'abarumuna banjye. Hari igihe byangaga rero, hari igihe nazibagirwa reka mfata isahani nkajya gusaba ibiryo ahantu bita kwa Mansera, hari mu Kiyovu, abantu benshi barahazi. Buri saa munani ugasanga mfite agasahani mu gakapu, nagiye gusaba ibiryo. Byabaga byaranze. Hanyuma rero icyo gihe ntabwo nzakibagirwa. N'ikindi gihe numva nabaga gutwara imyanda, nkaza tuko hari ahantu twagera hari riba hari ako Kinamba, uriko zamukuza nkujya kwa Rasita. Hanyuma twarangiza harya nabaga natoraguye utwuma cyangwa se ibiplastike birabajugunya by'ibijerekani, nkabyikorera nkagenda kubigurisha. Namara kubigurisha ngatajya gusenga, Imana ikavugana nanjye. Haleluya. Yamara kuvugana nanjye rero ikajya insezeranya ubukwe. Napanze umushinga w'ubukwe mfite 7,500. Rero ubukwe bwanjye munyamakuru najya ngo usubiza ngo wenda uraza kumbaza neza ku bukwe. Najya ngo usubize ko ubukwe bwanjye ntago buri kwiramiro TV. Ubukwe bwanjye bakuriza buri nshya umaze kurebwa n'abantu benshi bagera mu 400 birenga gutyo n'amahanga no kumyanya nabingahe. Ubukwe bwanjye mu gihugu cy'u Rwanda
ndi mu bantu baza ku mwanya wa mbere bagize ubukwe bwiza ariko wongere wumve ngo bwiza. Ngewe rero ntekereza ko hari abantu bashobora guhita babyumva bati nyamara uyu muntu arashaka no kuturoha, kuko ejo bundi naganiriye n'umuntu numva arimo kuvuga ngo abona amafaranga agera hafi muri 1.5 miliyoni, ariko yakoraga total akakumvisha buryo ki ayo mafaranga 1.5 miliyoni ni umudogiteri nawe ndi buvuga amazina ye, akatwumvisha buryo ki 1.5 miliyoni yabona ku kwezi ntacyo yamumarira, ati none nimba mu nzu ya 300 nkakodesha ibi nini akabibara akavuga ati urumva ko nta nkwani irimo ntago nabasha gutungamo umugore. None wowe uratubwira ngo watangiye umushinga ufite 2 wa mugabo we, ntago ibyo bintu ari gushaka koroha abantu koko? Hoya tubwire neza kuko nge ndumva ari ibintu biteye amatsiko, ni ibintu bikomeye. Ndagira ngo tubwire ukuntu ubwo bukwe bwagenze, wenda utazanyemo ibintu byo kutura, kuko umuntu yabyumva akavuga ati nta makabya nkuru rwose. Uyu munyamakuru rwose arimo arabiryoshya ibintu, bo ntago ari amakabya nkuru, nta nubwo ari kugira ngo ntimbuhamya nakomeje kubuvuga, sibyo ko ntabyinjiyemo neza, ariko najya ngo mbabwire ngo iyo umuntu avuganye n'Imana, iyo umuntu asenga Imana, nukuri aba ari mu rwego rw'umwana wa minisitiri. Uyu muntu wasenze Imana ikamuvugana nawe, ntuzamukinishe. Umuntu yigeze avuga abantu 3 watinya, uzatinya umwana muto, cya kabiri utinye umuntu wize, cya gatatu uzatinya umuntu wasenze avuganya nayo. Uyu muntu abakomeye uzubwo yagutungura, nashaka bakora mu rugo. Uyu muntu yagutungura ukabona abaye umwami cyangwa abaye minisitiri cyangwa abaye mu general cyangwa abaye umuntu ukomeye runaka. Hanyuma ndimo nsenga kuri yanza, ahantu bita kuri yanza ku mazi ku cya 4, ndimo gusenga kuri kwaje gusenga ku mazi, turabyina. Muri kwa kubyina Imana ica mu muhanuzi, arambwira ngo mwana wanjye ndi Uwiteka uvuga mvugana nawe, mu bukwe bwawe nzabubyinamo, ndi mu bantu mu Rwanda. Imana yabyiniye mu bukwe, muntu wa mbere Imana yabyiniye mu bukwe. Ni ukuri ko Imana ushaka uzajya n'uperereza, kandi koko nararebye sanga Imana yabyiniyemo. Madamu yarandirimbiye indirimbo yatabimbwiye, ni nka surprise yankoreye. Ndi mu bantu ba mbere mu Rwanda Imana yabyiniye mu bukwe. Haleluya. Iyo umuntu naje gusanga Imana ivuga ibintu ivuze ikabirinda ikabisohoza. Noneho irambwira ngo kandi mwana wanjye ngo ukore ubukwe, icy'ubukwe ukivivure ntakirangije. Ndabwira ati nta gitanda mfite, ati ntakirangije, nta matera ntakirangije, nta ntebe ntabirangije, yewe ubivivure ahubwo usengere nyuma y'ubukwe. Uzi ko naje gusanga Imana ivuga bitandukanye nuko uhagaze. Uzi ko ushaka kugira ngo nguhaye inzu bagusohoye mu nzu. Mu minsi yashize ibintu Imana ivuga rero mwabantu mwe, reka mbabwize ukuri, bitandukanye nuko twe twibwira. Mu minsi yashize ageze gutya hamwe ngo mpaye igiye ku etage 5. Ngo ugiye guhita unseka, yarambwiye ngo mpaye etage 5 eshatu zizazi mu Buruseli, etage 3 tonde. Umugende mugenzi w'amakuza barabitahiye, ndi mugenzi wabo nabarubangura burange baba nabazi stitawa baba ni ba mugenzi wanjye. Muri sirimbe tuzadura mu nama tubiganireho, kuko ngiye urumva ntabwo bisanzwe mu gihugu cy'u Rwanda ngo nzamfite etage 2 zizibaye 5. Naje gusanga Imana iravuga ibintu tubwiye ikabibika mu ijambo, kuko hari abantu bahita baturangiza bise bisohora ko kanya. Ifata amafaranga ikabika mu ijambo, kuko uziko hari abajura bazi kwiyobaka, harabiba ku ikoranabuhanga, yashyize kuri banki bayakuraho, yashyize mu hehe, mbese izi ko hari abajura, igafata amafaranga ikabika mu ijambo. Ndi umukire mbeshejwe, ndi umukire kuko Imana intwaje amafaranga mu ijambo ryayo. Ndi umukire. Icya kabiri, ndi nyiri byondukaze. Oya, ubwo naba nisozoguje. Njyewe ndi nyiri inzu, ubwo ndi nyiri bipangu. Umujya ndi nyiramakaro, kuko ngiye mfite etage 5 zibitse mu ijambo ry'Imana. Ubu ngendana ijambo ry'Imana mu ijambo ry'Imana, ariko habitsemo etage 5. Ikindi
njibuna rwose ndi umuntu w'umukire ukomeye urumva rero ndimo nsenga aho ngaho nakantu kagaciye kugira ngo mbabwira ukuntu Imana bitubwira ikabibika mu ijambo kugira ngo tuzagera batwica bitarasohora. Ubu ngewe ndi umuntu ukaze, ndi umuntu ukaze, ubu ngiye nzagira amakampani menshi mu Rwanda, no hanze y'u Rwanda nzahagira amakampani, kandi rwose nzagira amaparitoma, nzagira amakampani y'imodoka kuko njye mbitwaye mu ijambo, bibitse mu ijambo. Gusa ntabwo Imana iratwikurura uwo ndiwe w'igihe kigiye kuza, ariko ndacyatwikiriwe muri iki gihe. Cyakoze nundeba ntunsuzugure kuko muri minsi igiye kuza y'imbere Imana igiye kuntwekurura ubone uwo nariwe mpishe muri ngewe imbere muri nge. Ntuze kunsuzugura rero kuko ntuze kunsuzugura ndi nyiri note, ndi nyiri mari, ndi nyiri company, ndi nyiri mataje. Ubwo ntuza kunsuzugura, urabusuzuguye umukire, urabusuzuguye boss ko mu minsi imbere wabona ngukoresheje. Sawa. Hanyuma rero Imana birambwiye ngo nzabyina mu bukwe bwawe. Imaze kubimbwira ndavuga ati iyi Mana ariko nezera ijambo ryayo. Hanyuma ndi mu bantu Imana yabyiniye mu bukwe narayibonye kuri birindwi byanjye 500. Cyakoze byageze kuri finali, maze gukora ubukwe baribuze bakambaza ati fantaziri mu muri Imana irakora. Abarakora tugira ikintu bita icyizere, rimwe abantu bavuga ko ari ibisazi, ariko umwanditsi umwe yaranditse arubanga Imana idukirisha ibipfu by'ibibwiriza. Hanyuma unarandika arabango icyo abayuda barusha abandi nuko bagendana ibyasezeranye, babitse ibyasezeranyijwe n'umwami Imana. Hanyuma none bakuma ngo Imana iraza gukora nta fanta, ukumva ni ibintu bigoye. Ati gatire ati muhumura Imana iraza gukora. Ngo nari nizeye ko iza kuza kubyina mu bukwe. Kari uko reka wenda ngurugero. Ubu urugero uziranye n'umuntu ukomeye. Ntabwo ngiye gutanga urugero ku bantu, ndivugira gutyo. Uziranye n'umuntu ukomeye akakubwira kaza mu kirori cyawe kubyinamo, yabyinira ku busa. N'umusinzi mu kabari abyina afite icupa, nawe yaba atarifite mu ntoki aritereka ku meza akabyina adandabe na rya cupa. None Imana, iyi Mana rero isi n'ijuru nta muyede nta mufundi ishyizeho, yaba arinjirwa kugeza ku buryo ibuze kubyina mu bukwe nta fantazi hari, nta gatozi. Yaba umva reka nkubwize ukuri, nawe yaba atari Imana rwose, yabihemuka. Rero munyamakuru najya nkubwire ngo nkumara impungenge, ntago ari ukuroha abantu gusa uko yankoreye, ntago ari kizagukora utazamenyera ukaza nyine ngo Eliya ngo yamukoreye buka afite 75. Ushobora kuza ugaseba uko ntabaye ntago ari kizagutabara, rero zaca mu zindi nzira. Ushobora kuzagutabara ukoresheje umuzungu akaza kugwa amafaranga akitanyira ubukwe bwawe, ariko ntago zagutabara ukoze nkuko yakoze ku buzima bwanjye. Oya no, utazamenyera. Urakoze munyamakuru. Nekereza ko nyine koko niko kuri inzira z'Imana zirenga 1000 igihe nyiramije gutabara abantu bayo. Ariko hari n'abantu benshi nagiye mbona ngo bari ku masezerano, nabonye ngo Nyarudindira ategereje fiance y'umuzungu. Ibyo simbizi kuko nimba aravuganye n'Imana ifite uko izabikora, nawe ubwo ufite uko izagukorera ibintu bitewe n'uko wavuganye nayo. Nge nzi ko ari Imana ishobora byose, ni Imana ifite imbaraga, ni Imana ibasha gukora byose nta n'uwigishije inama. Rero turimo kugana ku musozi kuko nifuza ko tuzagenda tugusobanukirwa mu buryo burambuye. Twatangiye nyine cyagiye cyo kugira ngo abantu basobanukirwe ati umuntu tubana umunsi ku munsi ese ni muntu ki. Hari byinshi twifuza kuzadusangiza, atubwira uko mu rugo noneho bimeze, ese ukatubwira ukuntu byaje kugera kuri zaburi nshya, ese nyuma y'ubukwe bwo byagenze gute, ese bukuru ubu ngubu bihagaze bite, ese kuvugira Imana bihagaze bite, ese ubundi wakijijwe gute, ese ubundi wavutse gute, uvuka n'abana. Mbese ni ibintu byinshi nifuza ko tuzaganira no kuri icano abantu bakabasha kugusobanukirwa mu buryo burambuye, kuko burya ubuhamya cyangwa se ubuzima bw'umuntu bijya bifasha abantu bakavuga bati ubwo Imana yagiriye runaka gutya nanjye byanze bikunze mu buzima ndimo Imana ishobora kuzangiza ku rwego agezeho. Rero turimo kugana ku musozo kugira ngo tunararikira abantu kuzongera kudukurikira kuri iki kiganiro. Ndagira ngo mwongere mutanga adresse yanyu, munisobanure ku buryo umuntu wakwifuza ko muganira wenda mbere yuko bitambutsa hano kuri cano akaba yagusura mukaganira cyangwa akanagutumira mu giterane mukagenda mukabiganiraho. Ndagira ngo muba adresse nimurangiza munasenga Imana. Murakoze cyane munyamakuru rwose wabiryoheje, Imana ikomere umugisha. Rero nimero wambarizaho ni 0785 5771934 0785 5771934. Hanyuma ni Ramiro TV, sangiza abandi, kuri share, like, comment, kuri subscribe. No ushaka kureba indirimbo zanjye unyarukire kuri Elia Official, ahangaha ari guca indirimbo zanjye. Hari n'izindi channel nyinshi uzajya umbona ukagenda ukankurikirana kuko ni ubutumwa bw'Imana mba gutambutsa. Hanyuma nagira ngo mbwira abantu ko iyi channel ni umuyoboro wanjye Imana amaye, gusa ntabwo nkunda kwiyemera. Oya,
ni umuyoboro Imana yamaye kugira ngo ncishe ijambo ry'Imana bishoboka ngo nanjye ubu mfite umuyoboro wa YouTube. Hanyuma rero ntera inkunga ariko washidikanya kuvuga ngo wenda hari n'iyabandi oya niyanjye niyanjye kora tera inkunga mu buryo bwose. Ushobora kudusengera, ushobora kuza ukatangaho ijambo ry'Imana, ushobora kuza niba uri umuhanzikazi ukaririmba Imana ikabwa icyubahiro ukaba nawe nteye inkunga, ushobora kuza mu buryo bwose. Ntabwo wabura icyo utera uyu muyoboro wa Wiramiro TV, ntabwo wabura uko utera inkunga. Murakoze. Hanyuma rero reka dusenge, wenda narimvuzeho gatoya tuzagenda tumenyana kubwije nuko bukeye. Murakoze. Imana ibamugisha. Imana yacu, Imana ikomeye, Imana nziza, Imana nyir'ubutware, Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Senge umuntu wese wari unkurikiye kuri uyu muyoboro wa YouTube channel Iramiro TV, ndano meni wa shalawi ewana dry peli wa shando beneto stifo nedro piwi etando beneto stifo edas. Navuze ngo umuntu wese wari udukurikiranye muhe umugisha, ugere mu byo atunze umuhe umugisha. Niba acuruza umuhe ukuboko kwiza ko gucuruza yunguke. Niba yararwaye ugende umukize uburwayi. Senge umuntu wese wari udukurikiranye kugira ngo ugende umunimando mene masharawi ewa nestai umugereho. Imbaraga zawe zimwururukire mu izina rya Yesu, kandi mwongere ibyiringiro bari batakaje ibyiringiro. Byose mbyambaje nizeye byatuye mu izina rya Yesu. Amen. Murakoze. Shalom.